abanyarwandakazi inshuti z'u Rwanda muri aka kanya nyuma y'igikorwa cyacu twakoreye hano muri Montreal muri Canada, twagira ngo nk'umuryango Amahoro Iwacu wiyemeje gukora kampanye y'impinduka mu Rwanda mu mwaka wa 2017. Dushimire abo bose baje kwifatanya natwe kugira ngo dushobore kugera ku gikorwa twiyemeje kuri uyu munsi cyo gutangiza kampanye yacu y'impinduka mu Rwanda. Abanyarwanda baje turabashimiye cyane, tubashimiye yuko mwashoboye kwigomwa ibyo mwakoraga mukaza kwifatanya natwe muri intwari. Abatarashoboye kuza kandi namwe turabumva, ariko rero icyo nababwira nuko igihe kigeze yuko tugerageza gutekereza ku byo dushaka kugeraho kugira ngo igihugu cyacu kibe igihugu cyiza kibereye abanyarwanda bose, kibereye umuhutu, kibereye umututsi, kibereye umutwa, kandi kibereye abantu batekereza kugira ubusanzwe mu gihugu cyabo, bashobora kugira demokarasi kandi bagashobora kubana mu mahoro nta kibazo gihari. Twashoboye gusohoza igikorwa cyacu nkuko nabibabwiraga, nubwo bwose intore zikorera leta ya Kigali zakoze uko zishoboye ngo zitere ubwoba, ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko iryo terabwoba kugeza ubu tutakiryumva, kubera yuko abo babikora barabihemberwa, bataramutse batabikoze ntabwo babona amaramuko. Turagira ngo tubamenyeshe ko iki gikorwa kirakomeza kubera ko nicyo twiyemeje. Ubu ngubu nkuko nabibamenyesha, twatangiye impinduka, twatangiye revolution, twakwita revolution verte nkuko babyita mu Kinyarwanda, revolution ifite ibara ry'icyatsi. Turagira ngo duhamagarire abanyarwanda mwese aho muri, haba mu mahanga haba mu Rwanda, kwitabira iki gikorwa kugira ngo turangize imyaka 22 y'ikandamizwa ry'abanyarwanda, yo kubuza abanyarwanda aho umwekera. Nkaba ngira ngo muri aka kanya ntizimbiye mu magambo, mbe naha ijambo bagenzi banjye turi kumwe hano kugira ngo nabo bagire icyo babwira. Murakoze. Banyarwandakazi, nkuko Fred yabivuze, twishimiye cyane igikorwa twakoze uyu munsi kubera yuko mu byo twagamije kumva yuko turimo kubigeraho. Leta y'u Rwanda itera abantu ubwoba kandi yabwiye abantu b'isi yose yuko abanyarwanda bose bashaka yuko Perezida Kagame akomeza kuyobora igihugu, yuko hari abantu 10 gusa mu gihugu banze yuko akomeza kuyobora igihugu. Ubwo rero iyo dukoze igikorwa nk'iki ngiki, tugamije kwereka isi yuko ari ukubeshya ibyo leta y'u Rwanda na Perezida Kagame bavuga yuko abanyarwanda bashaka ko akomeza kuyobora kiriya gihugu. Ntabwo ari ukuri. Abanyarwanda barashaka impinduka, abanyarwanda barashaka kubaho mu buryo bubemerera kugira human rights zabo kandi mu buryo bisanzura. None igikorwa twakoze ni ukwereka isi yose n'amahanga yuko abanyarwanda bashobora guhaguruka hamwe, tukagenda tukamagana leta ya Kigali kandi tukavuga yuko we want change in 2017. Niyo mpamvu duhamagarira abanyarwanda kuza mu mihanda. Iyo abanyarwanda 500, 1000 cyangwa 1500 basohoka bakaza mu mihanda i Montreal no mu yindi mijyi tuzajyamwo, byereka isi, bikerekana guverinoma y'u Rwanda yuko ibinyoma babwira abanyarwanda ntabwo ari ukuri. Ariko rero nubwo dushimira abaje, tuzi yuko hari abanyarwanda benshi bataje kubera yuko bafite ubwoba, abandi yena ntabwo bumvishe priorite ibyo turimo gukora kandi ari ibikorwa bifasha abanyarwanda bose. Intore zirahaguruka zigatera abantu ubwoba, ariko icyo ngicyo ntabwo kigomba kuduteza ibikorwa tugomba gukora. Niyo mpamvu tuhamagarira abanyarwanda bose kugira ngo duhaguruke. We have one voice. Twereke isi kandi twereke na leta y'u Rwanda yuko there is a movement for change. 2017 we need change. Kandi iyi movement full stop ni Kigali. Twatangiriye Montreal, tuzajya mu yindi mijyi, tugiye Brussels, tugiye London, tugiye Netherlands, tugiye mu yindi mijyi yose kumobiriza abanyarwanda kugira ngo bumve yuko igihe cyo kuvuga yuko what we want is enough of the Rwandese government cyageze. Ubwo rero turasaba abanyarwanda yuko rwose twahaguruka tukereka isi yuko priority yacu atari ukuvuga amagambo gusa, atari ukuvuga yuko dushyigikiranye gusa, ariko ari ukujya mu mihanda
tukereka abantu yuko we are calling for change now. Murakoze. Icyo nashaka kongeraho kuri bagenzi banjye nagira ngo mbwire abanyarwanda batwumva kuko yuko iyo duhagurutse tugakora ibikorwa nk'ibi ngibi byo kugira ngo twerekane ibibazo biri mu Rwanda, kugira ngo twerekane ko ugushaka kwacu ko ibintu bihinduka, abo mu Rwanda cyangwa intore bahaguruka bagashaka kugira ngo bakora uko bashoboye kugira ngo bihagarare batere ubwoba abantu, biragaragara ko bafite ubwoba, biragaragara yuko ibyo dukora ari ibintu bifite akamaro. Icyo rero mbasaba nagira ngo murebe mwibuke abanyu abari hanze cyane cyane, icyo mbasaba no kugira ngo mwibuke abanyu bari n'inshuti zanyu cyangwa abandi bantu abaturanyi banyu b'inzirakarengane, abafunze imyaka myinshi cyane barengana, abandi bari kwicwa, ari abishwe hanze, ari abishwe mu Rwanda, abana b'imfubyi bose bahagurutse rwose, buriya butegetsi buri gusiga. Ibyo bintu rwose ntabwo ari ibintu nzi neza ko mutishimiye, kandi nzi neza ko mwifuza yuko ibyo bintu byahagarara. Kugira ngo bihaguruke rero ni ngombwa ko twese duhagurukira hamwe. Ubutegetsi bufite bwo mu Rwanda bugomba guhinduka. Mu 2017 bagaha uburenganzira abanyarwanda, bakitora ubutegetsi bishakire, amashyaka y'abanyarwanda ariho ari hanze ari no mu Rwanda yose, akabasha kujya mu Rwanda agakora ibikorwa byabo bya politike, yishyira akizana, abanyarwanda bakajya demokarasi bashaka, bakajya mu kindi gice cy'amateka, igice cyiza abanyarwanda babana bafite demokarasi, badafite n'ibyo bintu byo gukomeza kwicwa no gukurikiranwa no kurenganwa bahora bafite ubwoba. Ibyo bintu rero kugira ngo tubigereho ntabwo ari ukuguma mu nzu zanyu aho muri mukarira mukabitekerezaho mukababara. Twakoramo ibikorwa twavamo mukaduhamagara muri benshi ko mwabikoze, mukadushimira mukadushyikira, ibyo nibyo. Ariko hagomba ibikorwa, mugomba guhaguruka mugasohoka mugakora ibikorwa byinshi cyane, ari bidukora byo kwigaragambya, by'amanama turi gukora, n'ibindi bintu byinshi cyane tugomba gukora kugira ngo tubwire abayobozi ba bino bihugu tubamo ko bagomba gusunika bihagaze leta y'u Rwanda igaha abanyarwanda bagahagarika bagahumeka, igaha abanyarwanda uburenganzira bwabo. Rero icyo dusaba ngo muhaguruke mutekereza cyane cyane ibyo mwifuza, kandi ibyo mwifuza murabizi mu mitima yanyu, ntabwo mushaka ko ibintu bikomeza mu Rwanda uko bimeze. Rero nimuhaguruke, ntimugire ubwoba. Ubutegetsi bwo mu Rwanda mu bikorwa bwabo bigaragaza bufite ubwoba bwinshi cyane. Ikibigaragaza ni uko muri kino gikorwa cyaraye kimaze kuba mu kanya, bahise bakora huti nabo urugendo, bashaka no kujya kwinjiramo ngo babihagarike. Abantu iyo badafite ubwoba rwose bazi ko abantu batababaye, ntabwo bakwirirwa bakora ibyo bintu, bari kuguma aho bari bakavuga bati biriya nta kibazo bazageraho kuko ubutegetsi bukunzwe. Barabizi ko ubutegetsi ntabwo bukunzwe, ibintu bihari ni ikandamizwa. Amajwi nk'aya ngaya yacu abatera ubwoba. Aya majwi rero agomba kuba menshi, nimushire ku bwoba, kuko nimufite ubwoba n'ubutegetsi bukagira ubwoba, se bizagenda gute? Ubutegetsi bufite ubwoba, muhaguruke murebe ngo dutere n'ingabo abantu bari mu Rwanda, kuko abantu bari hanze cyane nimugira ubwoba abo mu Rwanda se murumva ko bizagenda gute? Tugomba kwerekana ko tubahagarariye, tubavugira, nabo bizabatera ingufu ku buryo nabo igihe kizagera bakajya mu muhanda ari benshi bakavuga uburenganzira, bakaka uburenganzira bwabo. Abo mu Rwanda tuvugana mu nzego zose, ari abakozi ba leta, ari abakozi ba gisirikare, ari abakozi bikora ku giti cyabo, bose benshi ntabwo bishimye. Ariko nibabona twese turi hanze dufite ubwoba, se uragira ngo bizagende dutereka tubatere ingabo mu bitugu, duhaguruke tubashyigikire, nabo bazahagaruke bake uburenganzira bwabo. Nagira ngo kandi mbere yuko turangiza kubagezaho ubutumwa, nibutsa abanyarwanda ko imyaka 22 y'ubutegetsi bwa FPR yakoze ibikorwa bibi byinshi, atari mu Rwanda gusa, ahubwo no mu bihugu duturanye. Ibuza amahoro abanyarwanda, ibuza amahoro abarundi, ibuza amahoro abanyekongo. Abo bose n'abavandimwe bacu. Ntabwo rero dushobora gukomeza kwemera kugira ubwoba, kuko kugira ubwoba no gukomeza gushyigikira ubwicanyi bw'ubutegetsi bwa FPR. Ngira ngo nibutse abantu ko mu minsi yashize abantu FPR yabanje kwibasira abantu bwoko bw'abahutu, ariko ubu biragaragara ko atari ingoma y'ubwoko gusa, kuko ubu yica abantu bose n'abatutsi, ari abahutu, ari abatutsi, ari abatwa, irabica kandi ikababuza uburyo. Mu ngero natanga,
muribuka umucuruzi ukomeye cyane abantu bazi mu Rwanda kuva kera n'abahabaye mbere ya 1994 Asina Paul Rwigara, uburyo bamwishe basize imfubyi. Muribuka umuvuzi wa Perezida Kagame Dr Gasaku baramwishe bamurashe. Muribuka na mbere yaho abandi benshi bagiye bapfa. Nagira ngo nibutse abantu ko hari inzirakarengane nyinshi zifunze zizira ubusa. Muribuka umuhanzi Kizito Mihigo wafunzwe azira gusa yuko yavuze ko urupfu ari ikintu gikomeye, ko kandi urupfu abantu abanyarwanda bose bagomba kubahira buri muntu wese yabuze. Ubu rero hari abandi bashigerageje kugira ngo bavugira abanyarwanda. Twavuga Madame Victoire Ingabire ufunze azira karengane kubera ko gusa yagerageje kwiyamamaza ngo afate uburenganzira bwe yavukanye bwo kugira ngo agire igikorwa yakora mu buyobozi bw'igihugu ateza abanyarwanda imbere. Twavuga Deo Mushayidi wafunzwe nawe ubu ngubu udashobora no kuzava mu munyururu, nawe azira yuko gusa yavuze ati ibintu mbona sibyo, ibintu mbona kandi narafashije gushyiraho uyu muryango ntabwo ari byo nge nafashije gushyiraho, ndabyanze ahubwo ndaje kugira ngo ngerageze kubihindura. Ibyo rero ni ibintu tubwira abanyarwanda tuti mureke dushyire hamwe dushyigikire ibikorwa byiza, dushyigikire amahoro, dushyigikire kongera kubana mu mahoro, tuve mu bwoba kubera ko nicyo kintu cyonyine kizaduteza imbere kandi kidatuma dushobora gushyira hamwe tukongera kuba mu mahoro mu gice cyacu muri region yacu y'ibiyaga bigari. Murakoze. Yenda reka twongera gushima abasohotse bakaza bagafata umwanya wabo kuza gushyigikira iki gikorwa. None reka mbereka amafoto twafashe mu bikorwa twakoze. Aya mafoto uko muyareba mubona yuko hari abantu b'intwari basohotse baraza kwamagana ubutegetsi bubi kandi tuvuga ko dushaka change muri 2017. Ariko rero iyi ntabwo ari picture dushaka kwereka isi n'abanyarwanda bari mu Rwanda yuko abanyarwanda bari hanze baba kigikiye. Turabashima ariko mu bikorwa tugiye gukora bindi kandi bizaba ari byinshi dukurikije tujya mu Bubiligi, tujya mu Bufaransa, tujya muri Hollande, tujya muri Amerika, tujya muri Norvège n'ahandi abanyarwanda bari muri diaspora. Turasaba abanyarwanda yuko batekereza imfubyi nk'uko Fred yabivuze, batekereza abana ba Karegeya, batekereza abana ba Sendashonga, batekereza abana b'abanyarwanda batazwi bose, yenda tutazi amazina yabo ariko bishwe kubera leta yanga abaturage. Iriya leta yanga abaturage niko twayita, leta yanga abaturage kubera yuko leta ikunda abaturage kandi ishaka guteza imbere abaturage. Ni leta idashobora kwica abaturage cyangwa kubima amajwi. Ariko rero abahaguruka kugira ngo bamagane ibikorwa nk'ibi ngibi, nk'uri ambasaderi w'u Rwanda uri mu Bubiligi witwa Olivier Nduhungirehe, n'abandi abiyita intore baza kwamagana ibikorwa byo gushaka demokrasi n'amahoro mu Rwanda. Niki baba barimo kurwanya? Ese ni amahoro turimo guhamagarira mu Rwanda? Umuntu w'umunyarwanda ukunda u Rwanda yavuga yuko nta mahoro nshaka, yuko nta changement nshaka kubera regime ya dictatorship iri mu Rwanda yatejeje abanyarwanda agaciro. Ibyo ngibyo icyo bashaka ni ukubera yuko bafite intere zabo. Uriya ambasaderi Olivier buriya haje change mu Rwanda muri 2017 ashobora kubura akazi. Ubwo rero icyo arimo gushaka kugira ngo afate akazi ke akomeze kurya amafaranga y'abanyarwanda kandi ntacyo abamariye. Kandi benshi mu ntore zigenda zamagana ibikorwa bya amahoro iwacu n'ibindi bishaka demokrasi nkuko byavuzwe, ni ukubera yenda ubwoba cyangwa ayo bahembwa cyangwa kubera yuko nabo bafite intere kugira ngo buriya butegetsi bukomeze. Turasaba abanyarwanda yuko mu gushyigikira ibikorwa bya amahoro iwacu atari ukuvuga yuko ngo turabashyigikiye gusa mukomeze, atari ugutelefona abantu, atari ukwandika email kuvuga ngo mukomeze, ariko ari ukugira ngo dushyire hamwe ibikorwa dukora. Ntabwo turi ishyaka, ntabwo tugiye kurwanira ubutegetsi, nta kintu kindi dushaka, ni ukurwanira amahoro na demokrasi and the human rights y'abanyarwanda bose bari mu Rwanda, kugira ngo amashyaka ari hanze n'ari mu gihugu ashobore kugenda gutanga programme afite ku banyarwanda. Ariko ubu ngubu ntabwo bishoboka kuko nta space ihari, nta space politique ihari, nta space economique ihari kugira ngo abacuruzi bajye mu Rwanda gukora akazi. Abacuruzi bari muri Zambia, bari muri Mozambique, bari muri Malawi, bari muri Congo Brazzaville, bari muri Cameroon, mwese
murimo gukora ibikorwa ariko mudashobora gukorera mu gihugu cyanyu kuko mwiswe abicanyi, mwiswe abajenosideri, mwiswe abanzi b'igihugu, mwiswe abateroriste, kubera leta idashaka abantu bashobora kuzana challenge. Twese duhaguruke hamwe kugira ngo tugire igihugu cyacu, twamagane leta yanze guha abanyarwanda the human right yo kugira freedom yo kuvuga yuko dushaka ubutegetsi cyangwa tutabushaka. Murakoze cyane. Ikindi kintu tugomba kongeraho cyane ubwo hari ibyo turi kurwanya mpamvu dushaka ibintu bihinduka, hari ibyo ngibyo byo kwica no gukandamiza abantu no kubuza uburenganzira bwabo, ariko hari ikintu gikomeye cyane kindi cyiyongereho muri ino minsi, ni ukuvuga ikibazo cyo kwicisha abaturage inzara. U Rwanda rurabeshya, mwebwe mwese mufite imiryango, bene banyu muzi uburyo babaye, muzi uburyo bamaze babaka uduke bafite, akenshi mwese mwirirwa mukora kugira ngo mubafashe. U Rwanda ni igihugu bakuye imihanda, bubaka n'amazu meza mu mujyi wa Kigali kugira ngo gashya amahanga ko igihugu cyateye imbere, ariko muri make inzara iri kwica abantu rwose. Abo muri kumwe, abanyamahanga muri kumwe nabo mubasobanurire, abashaka imibare igaragara yerekana ukuntu ibibazo by'ubukungu bimeze mu Rwanda. Kuri website y'Amahoro Iwacu hariho twabashyiriye hamwe ayo makuru abyerekana, ku buryo hageze umuntu wabaza mwamwereka uburyo imibare y'ubukungu nyayo imeze nyayo, imibare ireba hejuru y'ira mihanda, ireba nyuma na hejuru y'ira mihanda ikubuye n'ari amazu meza, aho ureba inyuma ukareba uko ubukungu kuko bumeze. Igihugu kimerewe nabi, abanyarwanda bamerewe nabi n'inzara. Uze kwicisha abantu inzara, wongeyeho kubabuza uburenganzira bwabo, ukabafunga inzirakarengane, ukabafunga, ukagira abana imfubyi, abandi ukabica. Ibyo bintu ni ibintu bibi rwose byagombye guhagarara. Ndabizi neza ko abanyarwanda benshi mwese aho muri ntago mubishyigikiye, ntago mubikunda nibyo, ariko muve mu rwego rwo kutabikunda, kubishyigikiye no kwabazwa no kugira ngo bibarize, ariko mujye mu rwego rw'ibikorwa. Abashaka hari ibikorwa byinshi bishobora gukorwa, bumva ko wenda batajya mu mihanda, bafite ibindi ibikorwa bashobora gukora, mutwandikire, muduhamagare, tubiganireho, turebe ibikorwa byakorwa kugira ngo tubashe gufasha abanyarwanda inzirakarengane bari mu Rwanda. Abo hanze y'igihugu cy'u Rwanda uretse ubwoba nta kindi kibazo mufite, ariko nubwo nabo muri kubugira, ariko cyane mutekereze kuri abo ngabo bari mu Rwanda, mutekereze kuri izo mfubyi n'abandi bantu bashobora kugirwa imfubyi, kuko buri munsi hari abana bahinduka imfubyi, buri munsi hari ababyeyi bahinduka abapfakazi, hari abandi bicwa n'inzara, bapfa kubera kwicwa n'inzara, kubera politike y'ubukungu mbi, kubera politike mbi y'ubugome birimo n'ubuswa bwinshi. Mu gusoza rero, banyarwandakazi, kuko nkuko bivuga mu Kinyarwanda, kuvuga menshi siko kwiyamara. Nagira ngo mbibutse ko nkuko bagenzi banjye babivuze, ntabwo turi ishyaka rya politiki, turi umuryango wo guharanira kubwiza ukuri abantu ku buryo abanyarwanda babaye, icyo twakwita mu Gifaransa une campagne, gushyira hanze amakuru nyayo dukurikije ibibera mu Rwanda. None rero mu kurangiza, nagira ngo mbibutse ko icyo duharanira ari uburenganzira bw'abantu, ari uburenganzira bw'abanyarwanda, icyo twakwita l'unité, la liberté et la réconciliation nationale, la vraie réconciliation entre le peuple rwandais et le peuple des Grands Lacs africains. Turabashimiye cyane, kandi twizere ko mukomeza kudushyigikira, mugashyigikira ibikorwa byacu, kuko urugendo twatangiye rwo kugira ngo tubohoze igihugu cyacu, tubohoze abanyarwanda, kizarangirira i Kigali nk'uko twabibabwiye. Murakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza, kandi tuzakomeza kubaganirira uko iminsi igenda iza. Murakoze.